ni Sadunda nk'ibisanzwe nyine ntago nabitindaho cyane. Uyu ni my mom, my all. Okay? Ngo yoru? My all. Your all, your Yeah, mom. my all. Ubwo my mom nyine wakwadinga ariko she's my all. Okay? She's your all. Yeah. Just kugira ngo ubibone ko dukundana njye na Ige, baby. Hari ikindi mushaka? Kanongere mbasuze kandi mbahereze ikaze mwese mwese mukurikirana ibiganiro bya Yawe TV tubagezaho. Uyu munsi turi kumwe n'abantu barimo murareba hano. Sinzi ndagira ngo baze kutwibwira kugira ntaza kubavuga nabi. Reka ntangire mbahereze ikaze mpereye hariya ahagana haruguru. Wow, ni Sadunda nk'ibisanzwe nyine ntago nabitindaho cyane. Uyu ni my mom, my all. Okay? Ngo yoru? My all. Your all, your Yeah, mom. my all. Ubwo my mom nyine wakwadinga ariko she's my all. Okay? She's your all. Yeah. Nawe twagiye. Murakoze cyane. Nitwa Hugue. Ngira ngo Hugue turamumenyereye nta nubwo ari ubwa mbere ageze kuri Yawe TV. Ni umusangwa n'ubwo bwose yaramaze iminsi ataboneka. Bimeze bite? Ameze neza. Iminsi myinshi cyane. Si cyane nkamwe mwabuze. Hanyuma rero nyuma y'igihe kirekire ugarukanye nk'uruki. Ndamufite. Ubuki bwanjye kandi ari hafi yanjye cyane. Ari hafi yawe cyane. Ngira ngo wenda abadukurikiye reka manze mbanyuremo muri make kugira dutumira aba bantu n'uwo Hugue ntago ari ubwa mbere. Ngira ngo musanzwe mumuzana kuri Yawe TV hari haciye iminsi ariko impamvu twamuzanye ngira ngo ni inkuru durutse kubona iriya nkuru mbere yuko nyivuga ni ya nyayo. Ya, nukuri. Reka none mbareke muyivugire kugira ngo ntaza kuyivuga nabi. Wow. Turabimenyereye ko cyane umusanzwe umugabo ari bubanza byo baby. Okay. Umugabo ni ubanza. Iriya nkuru ni ya nyayo mwabonye. Namwambitse impeta ariko baradutungura bagira uburyo bampamagaramo nza ntazi ngo niwe ngiye kureba. Ubundi nari kubitegura nkasanga wenda ndabikoze nka as like party. Okay? Ariko nubundi nubwo nari kubitegura byanga bikunda nari kwifashisha abanyamakuru nkamwe. Okay? Nkabatumira mukaza mukaba muhari like nari gutumira ibinyamakuru birenze kimwe bibiri bitatu. Nari kubatumira mwebwe nkatumira sawa show Kiroso nkamutumira uretse ko cyane ari we wanantunguye nkaza nkajya mu kintu cye muri nagira ngo ntaguciye mu ijambo ntabwo ubabwiye neza uko byagenze reka mbibabwire muri make. Durutse kubona inkuru Sadunda aterera Yves amusaba ko wamusabye kubana cyangwa n'urukundo. Nabanje kumusaba ngo will you marry me ariko Hugue aza kubihindura aravuga ati yes. Avuze ngo yes ahita ahindura amaha ashyira amaha aravuga ati wenda abantu benshi harimo abakuzi n'abatakuzi. Hugue we twari dusaga tumumenyereye ariko we ntabwo dusaga tukumenyereye. Nagira wenda mbere yuko tugera aho kugira gutera ivi utubwire Hugue mwahuye gute mwamenye ryari kugeza ubwo ugera aho gutekereza kumuterera ivi. Wow, murakoze cyane n'ikibazo cyiza. Hugue ni urugendo rurerure. Hugue twigeje guhurira ku kindi kinyamakuru cya Kigali Trends hari ariko ntago twari kwa Isiyaka manager. Wow. Ni umusaza cyane ndamusuhuje Isiyaka ariko ntago twigeze dukorana na interview ngo dukorane interview tubigaragaje. Nagiye gukorerayo interview yanjye n'abandi bakobwa babiri hari dukora interview kuntu dushwana noneho nabwo yarantunguye Isiyaka ariko naje gusanga yo Hugue
nawe ariyo yaje gukorana nawe ikiganiro. Hari uburyo yari agiye gukora ikiganiro n'umutipe wa byagenze ukuntu ntazi, noneho maze gushwana n'abo bakobwa ndavuga ariko se kuki buri munsi muranshwana n'abakobwa, sexy y'abakobwa kuki n'ibiki kandi mba ntayiyumvamo, nkuko nyine nicyo twanashwanaga. Nza kubona Hugue tuba inshuti, tumaze kuba inshuti ndamuganiriza turabyemeranya, ndabimusaba arabyemera, musaba ko twakundana arabyemera, hasanga duhuje n'imico kwanza. Burya hari igihe umutima w'umuntu ubuhuje n'undi tuba duhuje turakundana, dufata n'igihe kirekire, tugirana n'ikiganiro ku kinyamakuru, ntago nyibuka neza, gusa twagirana ibiganiro birenze ku binyamakuru. Birangiye mfite inshuti yitwa ikorera kuri sawa show yitwa Kiroso. Wow, Kiroso nza kubimutekerereza arambwira ati ko Sadunda ibi ni ibiki nabyo nawe biramutungura, ariko nabwira ni ndamukunda Hugue, ndamukunda, nta n'impamvu yo kubitindaho cyane, mfasha ngenda gutumiye muri iki n'iki, mfashe nk'umushuti wanjye. Gusa we yaje kumfasha binarenze no kumfasha mu gihe yari ari kumwe na Hugue kuri sawa show. Aza kumpamagara arambaza ngo ndi he, ndi hanaha, waje ko mfite surprise, ndaza nyine tuza kubikora kuri sawa show. Hugue ngira ngo amaze kubidusobanura, ariko nagira nkubaze nkawe akimara kumva igitekerezo cyiwe kugira ko agukunda, wabyakiriye gute? Nabyakiriye neza nta ribi, ariko nabanje kubitekerezaho ndavuga se famiye izabigenza gute, izabyakira gute, abavandimwe. Mabanje kwiganiza abavandimwe cyane, barangije barambwira ati uko aza bwa mbere mu rugo, anje ndababwira ati ibintu mfite wanjye, arangije arandeba barambwira ati kuki uvuze ko ndi umushuti wawe? Biramubaza cyane, ndambwira ati impamvu mbivuze gutyo ni ukugira ngo ndebe abavandimwe, kuko abavandimwe baranzi. Ndangije ndavuga ati reka mbabwize ukuri, uyu ntabwo ari umushuti wanjye, ubushuti bwararenze tugeraho ubu ngubu ni sheri n'ivi yarariteye. Then petit frère murumuna nyine ambwira ngo yariteye gute atatumenyesheje. Ndamwa simara bishaka kugira ngo aritere neza bigaragare. Yes, atambwira ngo ndamwa okay, reka tutegereze kuri bidi yanjye nzabebereke. So no kuri bidi nko yatinda kuruta iyiwe, kuko iyi niri hafi. Yego, kuri bidi ntabwo yarabizi ko ngomba kuyimukorera, twarayikoze. Then ntabwo nzi ko nawe hari umuntu waciye ku ruhande arabimubwira ati na ya miti ugomba kuyitegura. So rero byose biba ngombwa ko agomba gutera ivi kuri bidi, nubwo ejo bundi twabikoze tukabishyira imbere ku itangazamakuru. Nimukangwe nuko nambaye gutya. Iki ni ikimenyetso kigaragara yuko nafashwe. Wow. Wenda tutarajya muri byinshi, ntabwo bwayo murabizi sosiyete uko ibafata. Ngira ngo baze n'abambere babikoze hano mu Rwanda, niba ntibeshye. Muraba kabiri. Ntabwo twaciye nk'amabere muri make, namwe bafana mu byumve. Icyo navugaga abantu benshi ntabwo babyumva kimwe, ntabwo babishyigikira, ntabwo babyemera. Kuri mwebwe mubifata gute kugira ngo n'uwo bitashimishije cyangwa se ubyumva mu bundi buryo mwamubwira iki? Ikintu namubwira cya mbere, abantu imitima iratandukanye. Kuba twe twarabyize ku karubanda niko navuga, kuba twabyize ku karubanda ni ubushake bwacu.
kugira ngo n'abandi bari inyuma yacu batinyuke wow kubishyira ku karubanda, nibyo n'aba bandi bazi yuko ngo nitubishyira ku karubanda babandi bihisha n'iki no batinyuke. ntawe byafatwa nko muri kugumura bagenzi banyu? Oya, kugumura bisaba iki? Kwishyira kwako twakoresheje imbaraga se? Umva niba umuntu yabikoraga yihishe akabona hari undi muntu n'uwo ubishyize ku mugaragaro avuga ati ariko ngenda atinya iki, akaba ashobora kuba yabishyira ku mugaragaro nawe. Cyambere nakubwira, ikintu cya mbere hano mu Rwanda dufite power, dufite uburenganzira. Amaraso uva siyo mva, niyo yego nupfa baba bagushyira cyangwa bazanshyira ni hamwe. none iki kuvuga ngo kuba natinyutse kubivuga niko numvaga umutima wanjye ugomba kubohoka. Hanyuma rero Hugue dusanzwe tumuzi, abantu benshi baramuzi. Wowe iyo character wayiyumvishemo ryari kugira ngo wumve ko uri interested kuba kuri mugenzi wawe, kuba wagera wakuyibamo umukobwa? ariko hari ikintu ushaka kubaza. Abanyamakuru buriya hari ibintu mubaza byinshi bidafite n'ishingiro. Ngo undi mukobwa cyangwa se ibindi bintu, ubundi umuntu wagira ibyishimo byinshi, ubundi umuntu n'ibyishimo bye byashye. Hari wowe na mbere aho ngaho utarakomeza, reka tweberanye ku kintu kimwe. yego ni umubare mwinshi ni umugabo utereta umukobwa. ndabyumva. ngo nitugaruka no mu muco nyarwanda ntabwo bimenyerewe. Niyo mpamvu uzasanga ushobora gutanga umugore ku muntu bati uriya muntu bla 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 yarumbiye iwabo, bikaba ikibazo. Niyo mpamvu mbajije gutyo. Noneho nkawe iyo character wayiyumvishemo ryari? Ntago wenda navuga ngo ryari, ndashaka kubanza kugikuramo mu bantu bakikuramo iyo myumvire. Hari igihe kuko njye nkunda ntago ndagura akamodoka ngo ngende mu modoka yanjye ngiki, ndatega sibyo, ntega moto se cyangwa se nkatega iyo bisi naba nashomerewe, of course bibaho. Okay, hari igihe nsanga muri gare harimo abantu ugasanga barandebye, baribajije, banamvuzeho utuntu tutari twiza sibyo. Ubundi muntu ngo mpfu amatwi ngiki, ngo napfumuye amatwi, ngo imisatsi, utuntu twinshi. Okay, ubundi umuntu agira ibyishimo bye, uko uvuze gutyo uri umunyamagambo nibyo byishimo byawe. Okay, kubwira umuntu tugambo nk'utwo nibyo byishimo byawe. Niba ngiye Sadunda napfumuye amatwi, just my happy. Okay, nakundanye na Hugue, my happy. Okay, ni ibyishimo byanjye. Hugue yakundanye, ni ibyishimo byanjye. Hugue yagize atya, ni ibyishimo bye. Okay, buri muntu ni ibyishimo bye, kuko hari abantu bishimira ko kunywa inzoga guhera mu gitondo kugeza nimugoroba. Alright, nibyo byishimo byabo, umuntu ni ibyishimo bye. Okay, nicyo nashaka kubwira abanyarwanda cyangwa se abantu bose bamvuga cyangwa se duhura. Okay, kugira ngo banze bakure muri ibyo ngibyo. Umuntu agira ibyo akunda, nicyo yishimira. Ushobora kunshyira muri izo nzoga ntazishoboye, ntazo nakora, nta nicyo narebaho. Ushobora kunshyira muri ibyo ntabyo narebaho, ariko ibyo nkunda ni ibi ngibi. Okay, ryari nabivuze kare nkitangira ikiganiro, navuze igihe nahuye na Hugue. Ego ntabwo ari cyo gihe wenda navuze ngo mbyinjiyemo bijyanye na Hugue. Okay, abanyarwanda murabibona nyine, ntago navuga ngo abanyarwanda bimeze gutya ngo Hugue muramuzi. Igihe yatangiriye murakizi, n'igihe cye murakizi, muramuzi, muramukurikirana. We najye mumbonye ubu nangwa se mumbona ahantu hatandukanye, ariko kuri yica no mumbonye ubu ngubu. Igihe wenda cy'umunyamakuru reka nyubahirize, igihe natangiriye bwa mbere nabanze gukundana n'umwe, ariko ntago byagaragaye. John Lee muramuzi, John Lee muramuzi, muvuge John Lee muramuzi. Dukundanaho nyine, ariko ntago byabaye igihe kirekire. Ni nawe hari wabaye umutoza wanjye, anyigisha igihe cy'ubuzima, anyigisha mbese ibintu byinshi. Nta n'impamvu yo kubyibiseseramo cyane, nta n'impamvu sibyo, kuko that's my happy. Nabonye ari my happy, nabonye ari yo kariyeri yanjye, nta n'impamvu yo kubyinjiramo.
So kubona na Hugue mwabyumvishe nabibabwiye uburyo byagenze, navuye kuri John Lee njya muri bariya, mwarabibonye kuri Dream TV ukuntu byagenze, nabivuyeho mpita njya kuri John Lee. Urumva ko hashize John Lee tubonana just like one year, hashize nk'umwaka tubonanye. Urumva ni kera, murabizi ni kera cyane, nuko tutabigaragaje cyane, ariko ndabizi tugitangira nabwo twanyuze kuri channel imwe, nta mpamvu yo kubivuga, nta n'impamvu, gusa amahirwe yanyu nyine. Mwanteribuye mwagira gute just ni ibyanyu nyine, just my happy. Mwanteribuye mwagira gute ndaryemera, ariko ni ibyishimo byanjye. Ugira gute umamagara, ugira gute, ni ibyishimo byanjye already, ni nako ndi bumusubize ko ari ibyishimo byanjye. Nicyo rero ncubije umunyamakuru, hashize igihe kingana n'umwaka. Hugue tumaranye igihe kingana n'amezi 3 hari, amezi 3 ane, okay, ane, arakoze kunyibutsa, ane. Urumva ko rero kuri Hugue ni amezi 4, kuri John Lee ni umwaka. Ntumbaze na John Lee ntago nzi ngo yagiye he, twaratandukanye, ndi kumwe na Hugue. Nta n'ikindi nshaka kugira ngo umunyamakuru ambaze, okay? Ngo ikiganiro gisoje, njyewe ibyanjye ndabisoje, icyo mbajije ndagije, n'icyo abantu beshe bifuza kuri njyewe ndabisoje, ikindi mbaza ndagisubiza, ariko kitajyanye kuri ibi ndabasubije, okay? Hari teri mukoresha bango niwe wantoje. Yego wabyumva avuga ati wenda ni ibintu watoye ku muhanda, ntago ari ibintu byabikurimo nk'uko wenda tuzi Hugue ko byari bimeze. Ese bishoboka ko umuntu ashobora kubitoza undi akabijya amatara bisanzwe? No way. Burya rero umuntu ashobora kukwigisha kunywa inzoga, okay, nawe usanzwe uyinywa, ntago ushobora none se reka nkubaze, nize physique muri secondaire, okay, ariko iyo physique nize muri secondaire kugeza 6e, nubundi nari nsanzwe nyumva muri ordinary level nangwa se primaire, numvaga imibare, numvaga science, kugira ngo nkomeze physique numvaga iyo mibare. Ntago umuntu ashobora kugutoza inzoga udasanzwe unywaho, nibibaho. Kuvuga ko wenda yantoje nabyinjiyemo n'ubundi ari ibyanjye, ntago navuga mukunze John Lee, ariko mbihisha ngo batabibona, ngo mfite ubwoba. W'ikintu yantoze no gutinyuka, nta kindi. Nicyo nari nshatse kuvuga. Oya nta by'akazi. Akazi kahise. Akahe kazi? Inshingano z'abakundana. Nakazi oya, ni ibanga ry'abakundana, ntago ari akazi, tuba tubiziranyeho, okay? Ako karagaciyemo, nuko uragiye Huye na Hugue murakundanye amezi 4, ntago ari make kugira ngo umuntu abe yatera ivi. Yego ni makeya, ariko buryo umaze kumenya umuntu. Mwavuze ko munabana mu rugo kuri sawa show. Wow. Hanyuma nyuma hagati y'amezi 4 kugeza muteye ivi, mwabanye nyuma igihe kingana mumaze kumenyana? Umuntu akubwiye yuko tubana ninde mu kiganiro mwakoze? Mu kiganiro twarabivuze ko tubana, ariko tutarabigaragaza, nabyibuka. Akubana ntago kuvuga ko yuko ko yigara cyabihisha kugeza no. Oya, reka nkubwire, sibyo baby, ntago aramenya ngo kubana nukuhe, kubana mu nzu cyangwa se twaba turabana, ariko kubana uretse aba outside. Cyakaba ari cyo badusobanuje mbere, ahubwo tukagisobanura. Of course baby, ndakunda cyane. Wow. Then ibyo kuvuga ngo kubana ntabwo turajya mu nzu imwe, ariko murabiteganya? Yego, vuba kandi. Hanyuma murashaka kuba ibintu nk'ibi bavuga ati abantu no kuri iki kiganiro ni sho bari gukora bisanzwe, hari akantu mwakora gatuma wenda bavuga ati babana koko bari mu rukundo? Twishime mwerekeye abadukurikiye bavuga ati dore turabihamije muramwe murabibona. Nicyo kintu nshaka mbere y'ibyo, nicyo kintu nshaka gukura mu bantu. Abantu baba bazi ko ngibiya ni shongo ni iki, no ntago ari sho. Ese Sadunda niba ntago ibintu byinshi nanabivuga, gusa ngiye kubereka icyo umunyamakuru adusabye, kugira ngo tubereke ko atari sho, tubereke ko ari yego. Ibindi bakani icyambere ngiye kubabwira, sibyo bebe? Yes baby. Twateye ivi kuri sawa show, bagiyeyo banarebe,
kuri sawa show sibyo bajyeho banarebe twateye ivi cyo disame nyuma twakoze ikindi kiganiro sawa show harira dukora ikiganiro nge n'undi mu baby ntazi yitwa ngo no mu baby ariko ntago mufata nk'umu baby okay right anera ibintu byinshi ibintu by'urusaku mujye mu bireye murabibona ikindi wenda ntago wenda tuzanakora n'ibindi binarenze ibingibi nta n'impamvu zo kugira ngo tubikore ariko just kugira ngo mubibone ko dukundana nge na Hugue baby hari ikindi mushaka mbwira niba hari ikindi mushaka tugikore sibyo kugira ngo mubibone ko alright nta kintu narenzaho okay nagira ngo tubyereke nyine abafana cyangwa se abantu bose badukurikira mbirebe nyine ko atari show cyangwa ikindi kintu okay hanyuma wenda ngira ngo watubwiye ko wakundanyeho n'abakobwa wowe ugize ukundana n'umukobwa then navuga ngo nize undi n'abakobwa ntabwo nize nta na rimwe ugize ukundana n'umuntu ufite igitsina gore no bari inshuti zanjye nkumva ko ari abagenzi banjye ariko Sadunda ngira ngo wakundanye n'umukobwa like ndagira ngo wenda utubwire itandukaniro ryo kuba wakundana n'umuntu ufite igitsina gore no kuba wakundana n'umuntu nka Hugue muri kumwe kakanya abakobwa twakundanye n'abakobwa dukina na filime Kabwera series murabibona kuri Manzi Sadunda ugiye Manzi Sadunda urabona filime Kabwera iri gucicikana cyane abantu banarayikunze cyane hari abakobwa babiri barimo twakundanye ariko uburyo twakundanyemo narababishyaga nyine umuntu nkanjye koko kugira ngo ndakundana mbabeshye ni ibya filimi noneho nkababeshya ko mbakunda kugira duhurire kuri tere dukine filime bishimye binjoyinge ni nambera umudamu okay sawa muri filime abi feeling baza kudutungura mu kiganiro kiri kuri Kigali Trend hari kwa isi ya kamanaje okay turaza gushwana nyine turashwana babigira serie 1 babigira serie ko mbakunda serie bamaze kubigira serie banananshwa n'isa yanjye barayicagagura ubundi birangira dushwanye burundu nandukanye n'abaho nyine nawe urabye turabijyaho nyuma okay ndangije wenda itandukaniro nkuko wabitubajije itandukaniro ryabyo gukundana n'umukobwa nyine ngiye ubundi koko nakubwira ngo itandukaniro ririye kubera ko nge mba nkufata nyine nk'umuntu uraho nk'umuntu twajyana tugasangira akabyeri tugakora na interview tugasangira ikirayi ibintu nk'ibyo bullshit ibintu nk'ibyo nyine ariko kumva ngo ndafeeling urukundo byarananiye ni nayo mpamvu nyine nabafataga gutyo bo bakabigira serie turangira dushwanye nyuma y'ibyo rero birangira gutyo bivamo nyine ndabyibonera kereka mbere before ya John Lee narabigeragejeho kera like nko muri 2018 urumva ni kera ariko nyine kuna bigerageje hari igihe nyine tala ibitakurimo hari igihe tari ibitakurimo mu baby twaryamanye icyo gihe ntago ashobora kuba wenda yavuga ngo ni feeling kuri njyewe nango se nanjye numva ngo ni feeling kuri numvaga ntazi ibyo ndimo muri byari iby'abana hari umuntu ushaka kunyomoza ushaka kunyomoza ko mona niyinjire muri kamera tubwire ngo bimeze biti ibintu tubwire wabona ari we mwabikoze nge ndiredi kumusubiza okay egera hano hino tubwire nashaka se n'agatebe atubwire nge ndiredi kumusubiza nta kibazo rwose wabona Hugue yaramupapuye shana bamenya okay nari banzo twibwire Mazina yanjye ni Nyiraminani abantu benshi barabizi muri Kabwera abanyita Nyiraminani murabizi abantu benshi haba nyine barandiye gapapu nyine nk'ibisanzwe murabizi murabyumva sha hanyuma Nyiraminani ngira ngo ubwo twakoraga ikiganiro mubajije niba umukobwa ugeze baryamana mbonye isutera hejuru cyane mvuga ngo nazi ngwino mu kiganiro uwo mukobwa ni wowe mbere yuko dukomeza ni njyewe Sadunda okay ikintu navugaho kuri ibyo
nta kintu wenda ibintu navuga kuri byose birenze nibihe okay uyu nguyu ni Nyiraminani dukinana muri filime akina ari madamu wanjye ariko wenda ikintu muvuze ngo mwarigeze kuryamanaho sha Nyiraminani simbizi wenda kuntu navuga wenda ngo ndi kumwe na baby cyangwa ngire nde urumva nibyo navugaga kera atari yaza no muri filime kwanza okay ntacyo reka noneho ibyo turabyumva kera urumva cyangwa nibyo muri filime ntago ari ibyanyabyo uye nago twaryamanye muri filime ndagira ngo Nyiraminani adufashe abari udusobanurire yego Sadunda mwakundanye igihe kingana iki umwaka n'igice ngo wati mw'icyo gihe mwaryamanye inshuro zingahe inshuro nk'esheshatu are you serious urarusenya Karabaye okay none duhereza experience uko wabonaga muri kumwe feeling wabonaga ufite ese wabonaga bikora neza cyangwa byaye ibintu byaho ngaho ntabwo byari ibintu byaho ngaho nonaga ari seriye nuko nyine yanyihindutse nyine gukemura bibona ariko byari seriye navuga mu buriri mwabagabo wumvaga ameze neza yabaga ameze neza ari fresh sure ubuzima busanzwe mwararyamanye no iyo nkuru wari uyizi ntayo narinzi kujya barambeshyera ariko ni ukuri barambeshyera ntabwo yakubeshyera uhibereye wenda yewe na ya mpeta ndayikuramo no reka nkwereke reka ngira ikintu mvuga bashi ige wenda mbere ko wenda uri bukomeze ige yigeze akubwira ko yigeze akundana n'uyu mukobwa njye namubwiye byose ku murongo ntabwo yigeze abimbwira ku murongo namwe ati nimba ari cyo uhishe umbwize ukuri so ntabwo numva yuko deni uyu baba bararyamanye umwaka muzima n'igice umwaka n'igice ni munini ni ikintu kinini cyane kuva ku itariki ya mbere kugeza ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 12 wenda kugira ngo biri buze kumvikana neza nagira ngo Nyiramunani adufashe nyuma y'icyo gihe mumaze gutandukana yakwitwaye gute yongeye kuba gusaba ko muryamana cyangwa byararangiye aragenda nawe uragenda byararangiye aragenda ariko akagenda akomeza kumvugisha akanyandikira nyine mbona ko bishya bishaka kuzashyira hahandi n'ubundi hanyuma se yigeze gusezera avuga ati ngiye rero ibintu by'urukundo n'abakobwa mivuyemo nabonye umusheri w'umusore ntabwo yigeze abimbwiraho gute umuntu yabakira n'umuntu muri filime yarangiza bagahindukira bagakundana umwaka umwe n'igice ariko se wamubaza ikintu yarangiza akakiguhisha no ibyo ngibyo wenda reka maze mbisegureho mutaza kugira ngo nzanye umukobwa nk'umuntu ushaka gusenya oya nibyo ni ugusenya oya ntabwo narenze kuko niba atari ugusenya none se yaje gukora iki hano njye ntabwo mbizi gusa tumwakiriye nk'umuntu dukinana filime ngaze yagiri gusa ntabwo wenda reka nunganire Sadunda ntaza kuba gitera mugani uko nakoze Imana igumugisha cyakora ige nukuri Imana no ige basi flow sibyo ige nukuri basi nyumva no ige oya nyumva basi sibyo nyumva ige ndakumva ne calm down please umwaka n'iki ni mwini basi umva umunyamakuru umva umunyamakuru nyine umva umunyamakuru basi ige umva umunyamakuru reka ngweze mikoro ugira ikibazo ubaza Nyiraminani kugira ngo uri buze kudufasha ndamubaza iki hagati aho ngaho icyo bambwiye ntabwo gihagije se bonye nari mubaje niba nyuma y'uko batandukanye yarakomeje kuba yamwaproachinga kugira ngo tumenye niba koko yarabivuyemo cyangwa se ari mandyamye turyamye mu buriri njya kubona call y'uyu no nabivuyemo ige nabivuyemo basi nabivuyemo sibyo call yiwe nyibazwa n'iki kuko ni telefone nijoro dukina na filime basi dukina na filime sibyo nabivuyemo kusenya urugo rw'abantu ige ntago ndusenya kuko asubundi yazanywe n'iki basi mukuremo basi ubundi se yazanywe n'iki basi genda yo kirabare wicaye n'ubundi turi buze kuganira nyuma tubwire uko bimeze hanyuma
aba nabo babyira uko baganira ubundi bari buze kubyikemurira. Sadunda. nose ibi bintu basi wari wabiteguye? Ntabwo nabiteguye ngira ngo uriya None se ko mukobwa ntarinzi nk'umuntu yuko muri filime yaje hano nk'umuntu mukorana mu kazi ka buri munsi. none se yaje hano muri ihe buryo ko nzi ko umusitari bamuhamagara yaje hano muri basi wamutumiye se umubwira ko ndi hano? Basi mbwira niba wamubwiye ko ndi hano mbimenye. Ahari nk'umuntu mukorana. Dukorana yabwiwe n'iki ko ndi hano? Aha tuye na iki aha twakoreye hano ntahazi. None se basi twabwiwe n'iki ko ari hangaha basi? Aho nabasanze ntahazi basi. Hige. Reba urakaje umusheri wawe. Oya ntago ari umurakaje ni wowe umurakaje. Byemere. Basi. Hige. No. Wimbwira gutyo basi wambabariye sibyo? No man, urabona ibintu nkoreye basi afata na mikoro yawe basi. Hige. Hige. Sadunda. Abakunzi ba YouTube mabona ko rero ibintu bibaye bibi kurushaho. Nyiraminani ararusenye ku mugaragaro hamwe no kubesha. Hige. None ndabona Sadunda yagereka twiganirire. Wenda ari buze kugaruka nta wamenya ariko ihangane reka kurira. Sibyo? Hige. Ihangane tuganire gatoya. Hige. Hige. ndakumva. Ihangane reka kurira. Ta mikrofone tuganire gatoya. Sibyo? Dusoze ikiganiro se? Ihangane. Fata mikrofone bano ugire icyo ubwira abakunzi ba Yawe TV tubone gusoza nimba wumva kuvuga byakugoye. Kari maza nisegura ntabwo nari ngamije kubateranya. Sibyo? Cyako kirakoze Imana igumugisha. Reka dusoze murabona ko ibintu birangiye nabi. Wenda bazatubwira ubutani babashe kwiyunga. Mukomeze gukurikira ibiganiro bya Yawe TV tuzabakurikirana tumenye ngo byarangiye gute iby'uru rugo.